turi abanyamagambo. Uzi ko mu mpano abarokore bagira zitajya zivangirwa ni impano eshatu: impano y'amagambo, impano y'ishyari, n'impano yo kubeshya. Izo mpano Satani yarazibatije. Yego naho ruzingiye aho ngaho mbihuze na message mfite nayo ijya gusa nk'ibyo. Imana yarambwiye ngo abantu batangiye neza, none Imana igiye kubasubiza kwitangirira. Mu Rwanda turimo aka kanya turi kwakira ubuhanuzi bwinshi, ariko Imana yarambwiye ngo mbwire abantu babe maso, kubera ko abantu benshi bakiriye ubuhanuzi bwitwa iminyorogoto n'ubuhanuzi bwitwa inyogaruzi n'ibikeri. Hari abantu bari kwakira ubuhanuzi batumwe ku gihugu cy'u Rwanda, batatumwe n'Imana, batumwe n'amashyaka. Abantu benshi bicara bavuga ko Imana igiye kuzahana u Rwanda n'abanyarwanda. Situgiziranye icyo Imana irambwira ngo nibyo. Reka mbabwire ko iyo ntambara izaza koko, ariko intambara izaza itandukanye n'iyo mutekereza, kuko abantu bafite amatwi ari kubarya y'ibinuri. Abanyepolitike nabo baba munyihanganire, miguru hasi chini ya ulinzi, murambika gati hasi. Imana irambwira ngo nyuma y'aya matora igiye kuzakora umukwabo, izawukora mu buryo bwayo, izakora umukwabo mu banyepolitike. Ibyaha bakoze bonseje bigiye kuzaturika. Kubera iki? Nyuma y'aya matora uzabona umusiro uzaba mu kintu bita politike mu bantu. Igihe kirageze Imana ikingirane Nowa mu nkuge, mu gihe cya Nowa niko abanyarwanda n'abanyarwandakazi barimo, kandi n'abarundi no muri abashatse basenga. Kubera ko nimbabwira ko bagiye kuzajya habi kurenza aho bari kuvuga ko bakorera Imana, bakavuga ko bazi Imana. Munyihanganiye mbivuga uko biri. Terabwoba mwegera muvuga ngo kabaye ngo baragufunga. Umuhanga rero niyibariza inkuge. Reka nongeye gusuhuza aho dukurikiye. Nibyacu bakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Dushimiye inshuti zacu zidukurikira ziri mu bihugu bitandukanye, duhereye ku bari hano mu Rwanda, i Burundi, tubafite abakunzi benshi cyane n'abari muri diaspora. Mwese reka mbifurize kugubwa neza, amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera n'ubundi ndi kumwe na bavuga irije cyangwa Adrien Habarurema. Yego Umusaruzi Ministries. Ese ubundi ministeri yawe ikorera he Adrien? Ministeri umusaruzi. Ministeri umusaruzi ndashaka ko tuzakora mu buryo bwo ifite n'ibyiciro bitatu cyangwa bine. Icyambere ni ukubwiriza ijambo ry'Imana mu mahanga yose, mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu kuba bigishwa ba Kristo, abaziyemera bakizera muzabo batiza. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri ni ukwita ku mfubyi ndetse n'abapfakazi. Urabona ko muri iki gihe cya none abantu benshi, ariko ukabitaho mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko ari n'igihe nabwo umuntu aba afite uburwayi mu buryo bw'umwuka akeneye uburyo mu buryo bw'umubiri, akaba n'ubu ufite mu buryo bw'umubiri akeneye mu mwuka. Umuntu cyangwa mu mutwe hadatunganije, akaba atazi gukora, akaba atazi gushaka igihumbi, ariko ukaba wamuhugura ukaba wagira. Ikindi cya kabiri no gusenga. Gusenga rero, gusenga ndashaka kuzakora uburyo buri publish, tukazajya tugira ahantu duhurira tugasenga. Nubwo mfite icyumba cy'amasengesho urabizi, ariko ndashaka kuzabivana mu cyumba tukabigira mu buryo bwagutse. Mu buryo bwagutse rwose, mukazajya munaza tugakora, mugafata inyigisho. Urabiteganya mu gihe cya vuba? Ndi kubitegura, nzababwira, ariko ndumva nzabikora mu buryo nko mu mezi, ndumva nko uyu mwaka utarangira nta kantu nkoze kari buze kubiserura. Nicyo ndi gushyira imbere, tugume tubisengere nyine, kuko ni ibintu bigendana n'ubundi buryo bundi. Ntago ngiye nshaka rero ibintu by'icyokera, ibintu bidafite aho bifashe. Ndashaka ifatiro bifite umurongo, bifite aho bifashe. Nuko bimeze. Kuki wongeyemo ako kantu ko gufasha yaba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri? Nuko misiyo ya Kristo ni kiriya. Yesu iyo yakizaga abarwayi mu buryo bw'umubiri no mu mutima yarabakizaga. Iyo yakizaga umutima n'umubiri yarawukizaga. Ntago yigeze ababarira umusambanyi ngo atahane kanseri, ntago yababariye umufite kanseri ngo atahane ubusambanyi.
hari umuntu utemezwa n'iby'Imana ikora akemezwa n'ibyivuga, hakaba ari n'utemezwa n'ijambo ry'Imana akemezwa n'ibitangaza by'Imana. yego. Noneho rero dore ikindi kintu mu idini nakuriyemo n'iryo mbamo, banyihanganire gatoya, twakuze tuzi ko Lazaro tugomba kuba batindi nka ba Lazaro. Icyo ni ikiganiro kwacyo nacyo, abantu bagomba kuba batindi nka ba Lazaro. Noneho Nyamutunzi ngo amakuru Lazaro wifuzaga utuvungukira tw'iby'imbwa ya Nyamutunzi yasigaje, Lazaro yabaga mu rugo rwa Nyamutunzi. Nyamutunzi aratunze nta juru afite, Lazaro ufite ijuru arifuza ubuvungukira bwa Nyamutunzi. Niko bimeze muri iki gihe. Ibintu by'abana b'Imana twakakiriye bitunze abakozi ba Satani. Ibyo abakozi b'Imana, ubundi abakozi ba Satani no bagakwiye guhorana ubukene, bakaza bashaka Imana ikora. None natwe twinjiye mu gasate ko kubwiriza Imana ikora gusa, twirengagiza Imana itanga n'ubugingo. Utwo tuntu nitwo nshaka ko nzajya ngarukaho utera imbere mu mwuka, umuntu w'imbere yubakike mu buryo spirituel, ariko no muri pratique wubakike. Urumva ko kandi impamvu nagashyizemo. Yego. Abakozi b'Imana tuzi ko nta murokore ukwiye gukina umupira, ariko sibyo. Unawaje na filime, ariko sibyo. Yego. Unawacuruza inzoga, ariko sibyo. Baraguca wowe to. Baraguca. Uzi ko ibyo byose mvuze byo birimo amafaranga. Shaka abarogore bajya gucuruza akabari. Ntago umuntu yacuruza akabari akanabwiriza ubutumwa. Ndibyo ndimo kukubaza. Birashoboka. Birashoboka. Umuntu w'imbere yo yubakitse, akaba yubakitse, biroroshye kubaka uw'inyuma. Ariko uw'inyuma iyo yubakitse, uw'imbere atubakitse nacyo ni ikibazo. None se ko bajya mu kabari mu mahoteli kandi abamo inzoga, kuki bajyayo? nta murokore ngo wagira hoteli ya n'abantu nta murokore wagira amarogi, rogi zo zibamo indaya. Suko se ibyo byose ni ama business twagakwiye gukora akazana amafaranga. Ariko Satani yaratunyaze. Abarokore bari gucuruza gataro. Adire cyo ni ikindi kiganiro uzanye. Abarokore bari gucuruza gataro, abandi bari gucuruza ubushera. Akabucuruza tukana, yabona umuntu atambukanye imodokari, ngo mwebwe muzashye, tayari nawe uzashye. Uranyumva? Icyo rero ni ikibazo. Twanze kwambara ubusa ku mubiri, indaya zirabwambara zikabigaragaza. Tubwambaye ku mutima, twirirwa dusambanisha iminwa. Tugira imanza abasambanyi, kandi byarantangaje Bibiliya. Buri Bibiliya irimo ubutumwa. Bibiliya irambwira ngo abanyuma bazaba abambere, abambere baba abanyuma. Tuzitondera tutaba twarize inyugute tukanigisha inyugute. Uranyumva? None zereka ngubwire, twize ko umurokore agomba guha umukene. Umukene we yarahabwa nande? Mubwire amakuru. Umugisha ubibwa ku mugisha. Umugisha ubibwa ku munyamugisha. Ku munyamugisha. Yego. Nta mugisha ukwiriye kubibwa ku munyamuvumo. Kuki uyu mudamu bita Mariya afashe amavuta y'igiciro akayamena kuri Kristo w'i Nazareti? Lazaro bari kumwe aravuze ngo aya mavuta ahaye maraya, aya mavuta asutse akaba agiye kumusatsa hasi, twari kuzayaha abakene. Umwami Yesu amusubije ngo iki? Aramubwiye ngo uyu akoze icyo umutima umutegetse, uyu yazavugwa mu bihe byose, ariko abakene naje bariho kandi muzanahorana.
gukena ni ukuwe rero ugahita ubisobanura. Imana yavuze ubukene bwo mu mubiri cyangwa yavuze ubwo mu mwuka? Icyo ni ibintu byinshi tugomba kwigisha abantu bakamenya. Noneho umva ikindi, kuki iyi maraya ifashe se umusatsi wayo ikawanaguza ibirenge bya Yesu? Ni ikimenyetso cy'uko umunyabyaha uzumva ijambo ry'Imana bamwirwa mucira urubanza azaca bugufi agahanaguza umwami Yesu ku musatsi akabatanga ijuru. Twebwe twirirwa tuzerera mu byumba, imisozi twayipanze, turi abanyamagambo. Uzi ko mu mpano abarokore bagira zitajya zivangirwa? Ni impano eshatu: impano y'amagambo, impano y'ishyari, n'impano yo kubeshya. Izo mpano Satani yarazibatije. Yego. Ntizijya zivangirwa. Umurokore uzakira ishyari agakira amagambo, uranyumva? Uranyumva? Agagira ishyari, ntagire ishyari. Nabona ufite imodokari ngo agire jinyore, nabona utuye muri etaje avuye kuyivanya ikuzimu, ntagire amagambo, agakira kubeshya. Ijuru araritunze, ariko abenshi baritunze ku munwa. Niyo mpamvu amabanga y'abakozi b'Imana n'iby'Imana itubwira n'abasambanyi babizi. Ubuze abantu bamenye ubusobanuro bw'igiti bari babuze. Bwasemuwe n'abandi ko twari abarokore Imana bivuga turi mu cyumba, bwasemuwe n'abandi. Nsubiza. Nta barokore nyine. Amapapayi twari tuzi icyo asobanura. Ngigiti kiraguye ngo ni ubutegetsi bushya. Imana y'amagambo Satani yarayibanduje. Uzabicika ijuru ararifite, kandi Satani nta kindi bimutwaye. Wowe nusambane ntunaroge, ariko nta kibazo ujye ugenda uvuge ko runaka ari umwibona. Nta kibazo. Ukana kagikuzimu. Wewe wisambana wiroga ndi wibi, ntunabeshye. None uvuge ko ijuru rifite ari kugira amagambo, ugumana ubwo butindi bwawe. Hari abantu benshi bazasigara baririmba ya ndirimbo, urayizi? Uramutse utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Amasengesho wasenze waba wararuhiye iki? Kwiriza wariyirije. Uzi ibifa abarokore bafite kubera kwiriza, kubera kutarya, biruka mu misozi. Ariko niba abantu bavuga ko turi abaswa, imishinga yacu ihora mu bitekerezo gusa, ntabwo tujya tuyapurika ngire politike. Shanzubaka etaje sha etaje se bayubaka mu magambo, abajaga etaje barakora. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Kabiri, impano cyangwa ingorane Uwiteka atanga niki? Icyubahiro, ubukire n'ubugingo biri muri Yesu. None umwana w'Imana ni gute atindara? Aho niho tuzinjirira. Koko twabaye ab'Imana cyangwa twabaye abakozi ba Satani? Kubera ko hari ijambo nasomye muri Timoteyo, ndikubwire, mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi, kandi buri gikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Hakabamo ibikoresho by'isoni nke, hakabamo n'ibikoresho bikoresha umurimo w'icyubahiro. Ufate nawe ka kadobo bita shandari ugateranye n'idiva. Idiva ijya muri saro kandi biri mu nzu imwe. Shantari babyutsa sizeri bagiye kuyimena, bakongera bakayanika. Saa 12 z'umugoroba bakongera bakifubika igikwembe bakajyana mu nzu, kandi iraza kurara ku musego w'igitanda. Ni ibikoresho bibiri. Twakoreye Imana by'ukuri cyangwa turi udukoresho twa Satani ariko dukoreshwa imirimo y'isoni nkeya? Ubundi uri iyi si sava, nimba utabize konja, nimba udakirijwe pagana, ariko Imana yanga igice. Abarokore benshi rero turi ibicagate, ntitwuzuye. Ubundi umuntu w'imbere agomba kubakika. Ronze imitura mu mubiri muzima. Ni gute tuba abanyamwuka ntitugire umubiri muzima? Ko numva ari amasomo maremare. Dufite impano zo kwirukana abarwayi, dufite umwami w'abamukiza, si byo se? Ifeza n'izabo biri mu kiganza cy'Uwiteka.
Adrien, kandi buretse gato kandi natwe turaba Uwiteka ni kuki tuba Imana ikatubwira iby'ubugingo kandi n'ifeza rizaba ari iby'Uwiteka none biriya bintu ko twabitwerereye Satani kandi ari ibyacu. Satani uzi ikintu yakoze yaratwibye kuko Satani ntarema agerageza kwigana. Adrien, reka nkubaza aka kantu Mbaza ndagusubiza. urumva hari abatangabuhamya tujya tugira muravuga ati ngenda cyari ku ishuri ariko akakubwira ko afite impano zo gusengera abarwayi bagakira, zo gusengera ababuze urubyaro bakabyara, ariko we ntanagira haba naho abaye ntahamara icyumweru bakamwirukana. Koko buriya rero abatagera ibwami babeshywa byinshi. Hari ijambo rivuga ngo nubwo nababaza umuntu sinamubabaza iteka. Yego. Ariko ishuri ry'umwaka umwe ry'imyaka 2 ry'imyaka 3 ry'imyaka 5 ridahinduka, ikibazo si ishuri, ikibazo ni wowe. Ikibazo si ishuri, ikibazo ni wowe. Yego. Kuko umwana wese niyo umuntu yize buri mwaka leta yimura abanyeshuri. Yego. Imana n'umuswa itazi kuvana umuntu muri materineri ya mbere imujyane muri baby, imuvane muri baby imujyane muri mido, ave muri mido ajye muri top, ave muri top ajye mu wa mbere. Ninjije n'insaviri y'Imana data. Kibazo ni twebwe. Ishuri ry'Imana riba Imana irigisha, ariko umuntu amara imyaka 10 ari mu ishuri ry'Imana vende. Ahubwo Satani agenda bateza umwuka w'uruzerero. Ntabwo ntago riba rikirisha. Urumva rimwe na rimwe tubitwerera Satani cyangwa tukabitwerera ugasanga ni n'abadayimoni kwa. Abantu bose tugasanga twavuze nanjye singiye muri mwanje n'uyu. Ariko ugasanga umuntu atanze akahita agitangira kwereka bati Imana yambwiye ngo sinzongere gukora. Imana rero nawanga umubyizi w'ubuntu. Hari gihanura ubwirize nta kibazo. Kandi benshi ariko batubwira. Kandi mwibutse ko Imana yabujije gukora. Kandi ikindi cya kabiri mwibutse ko bugingo najya apfa najya uriye n'umubiri. Imana iziza ubugingo ibuguhe ntacyo bitwaye na gito. Ariko ibya hano ubisezerere. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bakora ibintu bitatu. Babishakisha gukora. Kabiri ibyiza, gatatu kudacogora. Ni ibintu bitatu bisobanuye bitandatu. Nizemene. Babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ushaka ubwikiza n'icyubahiro ntanapfe akora ibintu bitatu. Gukora ibyiza, aleluya, gukora ibyiza kandi udacogora. Babishakisha gukora ibyiza kandi badacogora, kujya imishinga yo gukora. Imana yarabwiye Aburahamu ngo kututubikana ko mu maso kwawe niho kuzaguhesha umutsima. Abashaka amafaranga barakora. Bango nuvanga Imana yarakubujije. Igira inzira yo gutunga. Kandi umuntu Imana yabujije ko kitanga ibihamya. Iyi Imana iguhamagaye itanga ibihamya. Yego. Igira inzira. Ariko n'Imana nta kimenyetso cy'umuhamagaro. Kabanye cyokere. Reka ndegera umutaza kuntuka. Kuko nanjye bwanjye iryo joro uzagusanga mugani nawe uririmo nanjye nyiririmo. Ariko akantu nshaka kubwira Imana hari ikintu bita auditor line. N'umurongo ngenderwa utagomba kurenga. Ari igihe rero abantu Imana ijya ibahamagara ikaba auditor line bo bagashyira mu dukeregeshwa twabo. Rero nawe hantu bigomba nawe hantu tuzatinda. Adrien, ikindi kiganiro nano tuzatinda. Aka twigire mu abantu ugasanga bari mu mwuka gusa, utari mu mwuka cyane ari mu kibiri cyane. Amadini menshi dufite yigisha ibintu bibiri. Bigisha inyigisho bita gospel principality zishingiye kuri morality. Bigisha iby'inaha gusa nibigisha bugingo. Abandi bigisha bugingo nibigisha iby'inaha. Kandi kirazira ntushobora kujya gutera igihugu utazi amasaha baryama. Nibikunda.
nimba ugiye kwigisha amahame y'abarozi ugomba kubuza imikorere y'abarozi. nimba ugiye kwigisha abantu gukora ugomba kubuza inyungu zo gukora. kuko iyo utazi inyungu zo gukora waba uri kubeshya. kandi je kwereka ukuntu abarokore benshi turinjije. umuntu yiga icyongereza akakimenya, akiga igifaransa akakimenya, umuntu akiga amashuri 30 agishaka ngo abe umwarimu abe dogiteri amenye icyongereza. twebwe kugira ngo twige imikorere y'Imana twicare twumve uko Imana ikora n'uburyo Imana iteye bikatunanira. naho rero ruzingiye naho ruzingiye aho ngaho mbihuze na message mfite nayo ijya gusa nk'ibyo. Imana yarambwiye ngo abantu batangiye neza none Imana igiye kubasubiza ku itangiriro kubera ko barayibagiwe. ngo nubwo mbivuze mu kinyabupfura ariko ubundi ijambo Imana yabimbwiyemo abantu bagiye gusubira kuri base ku itangiriro kubera ko baratanye. wakuyemo ikinyabupfura se ukaritubwira neza? kuko uravuze ngo urivuze mu kinyabupfura. bagiye gusubira kuyo bagiye kuri toilette ibyo bakoze muri toilette. menyihanganire bagiye gusubira ku cyo banze. ego icyo bavuyeho ayo bagize kwa kunde bagiye kuyasubiraho. somera muri Yobu na pardon itangiro 6 ibice 17 ari buhira. itangiriro 6 ego ibice 7 ego kadusome oye ibice 6 umurongo wa 17 ego aranditse ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi yego urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo yego ubitsembe hasi y'ijuru ibiri mu isi byose bipfe. komeza ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe yego uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abuzukuruza n'abakazana bawe kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri ngo ubirokorane nawe. rekeraho bizaba ikigabo n'ikigore. none nsomera ibyakozwe n'intumwa 26 ugeze kuri 26. Pawulo aramusubiza ati sinsaze nyakubahwa Festo ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda yego ndetse n'umwami azi ibyo neza kandi ndabimubwira nshize amanga kuko nzi ko ari ntacyo muri byo ayobewe kuko bitakozwe rwihishwa. mbese mwami Agiripa wemeye ibyahanuwe si yuko ubyemeye? Agiripa asubiza Pawulo ati ubuze gato ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini uretse wowe wenyine ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye keretse iyi minyururu. rekeraho amen. nako nishakiraga message iri mu byiciro 3. yego icyiciro cya mbere kiri ku bantu bibagiwe Imana. kabiri kiri ku bantu bari gukora ibyaha byita umurengwe. gatatu kiri ku bantu batatumwe n'Imana kandi bavuga ko bayikoreye. reka ariyo mpera. muri iki gihe mu Rwanda turimo aka kanya twigishijwe turi kwakira ubuhanuzi bwinshi ariko Imana yarambwiye ngo mbwire abantu babe maso kuko nanjye nje guhanura ngo bashungure nanjye ibyo mvuga ubwo. babe maso kubera ko abantu benshi bakiriye ubuhanuzi bwitwa iminyorogoto n'ubuhanuzi bwitwa inyogaruzi n'ibikeri, ntabwo bakiriye ifi. bakiriye ubuhanuzi bw'amarangamutima. hari abantu bari kwakira ubuhanuzi batumwe ku gihugu cy'u Rwanda batatumwe n'Imana, batumwe n'amashyaka yo kugira ngo arwanye ubutegetsi, kugira ngo arwanye abanyarwanda. none kubera iminaniro abantu bafite
bamwe n'ubugome bafite mu mitima yabo mwihanganire mbivuga uko Imana bimbwiye oya vuga rwose bafite mu mitima yabo banze kugaragaza ko babikunze abandi banga kugaragaza ko babyemeye bari muri entre parenthèses Imana yarambwiye ngo igihe kirageze umuntu uri gukora politike yihishe avuga ko ayirimo atarazanywe n'urukundo rwa politike yarazanywe donke n'impamvu y'uko bamutumye ku bantu abandi bakazanywa n'impamvu y'inda Imana yarambwiye ngo igiye kubigaragaza kabiri irambwira ngo nzatangaze neriye ku mugaragaro ngo umuntu uzi ko ari mu buryo bw'idini akaba yarihishe muri politike Imana yarambwiye ngo ntago Imana ikunda umuntu urumira habiri uko hari abantu bari mu idini Imana yanyeretse ariko babaye n'abanyepolitike abandi b'abanyepolitike baba n'abanyedini Imana irambwira ngo mbabwire ngo nta muntu ukorera isi anakorera Imana ntaho bihuriye Imana irambwira ngo abantu benshi bicara bavuga ko Imana igiye kuzahana u Rwanda n'abanyarwanda situgiziranye icyo Imana irambwira ngo nibyo ariko irambwira ngo umve muzabivuga uko nabivuze turiko dufite abantu bajya batwongerera badadiri yananuye intambara ati ngo biraje oya Imana yambwiye ko intambara ziri mu mitima y'abantu zirenze ziruta izo bicara bashaka guhanura bicara bashaka ngo igiti cyaguye ngo intambara ngo yaje reka mbabwire ko iyo ntambara izaza koko ariko intambara izaza itandukanye n'iyo mutekereza kuko abantu bafite amatwi ari kubarya y'ibinuri bazi ko u Rwanda ngo rugiye kuzaba umwirare niko babizi yego inkuba zikagwa ama etaje yubatswe kongera akagwa nk'imihanda nk'igasenyuka abanyepolitike nabo munyihanganire nimbivuga muraza kuvuga ngo ndi mwajya babyita ngo iki ngo ndi inkotanyi ngo leta yantumye ntago yantumye rwose ndi umukirisitu yantumye nta n'ishyaka ryantumye amakuru ufite n'ay'ijuru ishyaka mfite ni irya Yesu niryo ryantumye amina noneho ngo baricaye ngo bagiye ngo kuzaba ngo bagiye ngo murambushi ngo Rwanda ngo bagiye ngo kuzarwataka reka mbabwire ko Yesu yambwiye ngo amaboko ya marayika bitwa murinzi ushinzwe kurinda Kristo yarambwiye ngo agusiye imipaka aho mutekereza muzinjira naho bazinjirire reka mbabwire ngo miguru hasi chini ya ulinzi murambika gati hasi mwicare mwige kuba Imana nibwo bwenge kuva mu byani ko kujijuka Imana irambwira ngo nyuma y'aya matora igiye kuzakora umukwabo izawukora mu buryo bwayo izakora umukwabo mu banyepolitike mugiye kuzabona mwe baturumbuka pa ibyaha bakoze bonseje bigiye kuzaturika kubera iki babirimo bataratumwe n'Imana unyumve neza si n'urukundo rwa politike bafite utundi tugemu barimo n'izindi ntumwa bari muri tekinike ngo ngo u Rwanda ngo ruzabamo umwirare nyuma y'aya matora uzabona umusiri uzaba mu kintu bita politike mu bantu yaba mu midugudu ibimubwira uzabyumva ku mateleviziyo amwe ngo umuyobozi w'umudugudu yafunzwe byagenze yazize ibi n'ibi uw'akagari yafunzwe yazize ibi n'ibi minisitiri runaka byagenze ukuntu uzabyumva abajejwe kwandika mukunda gukritika message mubanze mwumva ubutumwa neza nimumara kubwumva muzajye mwavuga kandi nitukavuga ubutumwa mudutuke intumwa niyica ugira burirwa ntago agenda ngo ntago yicwa irarabirwa ni
nituhanura mujye kubaza Imana mwibaze ngo mbese adire biriya bintu yavuze ni wowe ninjye wamutumye mwe gutukana cyo ni kimwe. Irambwira ngo aya maboko ay'Imana yakuye u Rwanda ntabwo Imana ishaka kuhasubiza abanyarwanda. Irambwira ngo nuko abanyarwanda bashaka kuyisubiza. Irambwira ngo rero uburyo Imana izasura ya ntambara mwavugaga ya yindi izaza, Imana izaza umuntu ku giti cye. Uko izasura iwanjye siko izasura kwa Yvette, ndaguhakaniye. Izaca kwadiriye ihashyira umugisha cyangwa umuntu yavu icyahandi wumve ngo byagenze gutya, buri wese ku giti cye. Kubera ko harimo abantu bariye imfubyi, abanyamadini n'abanyepolitiki, abandi barya abapfakazi bagira ngo Imana yarahumye. Ariko Imana yarambwiye ngo mbibutse ko niyo yabaremye mugiye gusubira aho mwavuye kubera umwuka wo kutuyumvira w'ibigande. Uranyumva? Nonongere ko aba bantu muvuga ko mwubaha Imana, mwebwe Imana yarambwiye ngo izabatindaho. Ibi bisuma ubona by'ibi bishop n'ibi bya apotere, inda nini zabaye indagu, zizumba indagu. Murya abapfakazi muragenda murayoragura. Imana yambwiye ko Imana igiye kuzaba kubita icyo bita agakoni bita ibyo mwariye namwe ko mutagiye kubirya. Bamwe bagiye gupfa mu buryo butunguranye. Imana ikoresheje kisi izakoresha ibyo mwariye abantu, kubera ko iyo bana n'abagome, iyo uri umugome ntabwo Imana iguhana ikoresheje umukiranutsi. Igiye kuzana abagome bagenzi banyu babahane, mumenye ko mwatakaje umuntu bita bugingo. Imfubyi mwariye n'abapfakazi mwariye, mukenyeri isigiye kubota. Nureba izi mpano zingurana abantu benshi bafite, nutabona abantu batagiye kujwigira abandi bazime, wibaza ukuntu byagenze uzabimenya. Uzamenya ko Uwiteka atari gukora, uzamenya ko atari uvuga. Bamwe bagiye kuzima izi mpano zingurano z'ibi bisuma by'ibi bishop n'ibya apotere. Yewewe akimana n'abantu mugiye kuzakabona. None abantu mwegera mubanga intambara ngiraje, nta ntambara y'isasu, ahubwo iziri mu mitima yanyu z'abantu mwagiye mwambura, z'abantu mwagiye mugambanira. Buri wese yiyumvemo kuri kote. Nimba ari umunyepolitiki akabazi ko yakoze ibintu agambana, atari akazi kamutumye, yarabikoze kubw'inda yiwe n'umugore we n'abana be. Kenyera abana b'abandi wijijije inzara, nawe abaye bagiye kwicwa n'inzara. Igihe kigiye kubicayura kandi muzabimenya. Noneho igera kw'aba bana niwe yamaye rino jambo y'uyu mwami bita Agiripa. Aravuga abuzeho gatoya naringiye kuba umukirisitu. Imana yarambwiye ngo abantu mwanze gukizwa, mwanga guhakana ko muri mu by'Imana, abandi muvuga ko mubirimo. Imana yarambwiye ngo nimukenyere mugiye kuzakina nayo. Noneho umutsinzi nimba ari Imana nimba ari mwebwe bizagaragara. Ikindi noneho irambwira nsubire mu Itangiriro ahandi twasomye. Irambwira ngo mu gihe cya Nowa abahanga bize kwibariza inkuge, Nowa yumvira Imana ngatanga itangazo banga kumva. Ni nk'ibyo Imana yabwiye abantu mwanga kumva. Abasambana mwarakotsoye murabikabiriza, nimushyiremo kuraje. Abarozi mwarabikarabirije, kuraje rwose. Ariko Imana irambwira ngo igihe kirageze Imana ikingirane Nowa mu nkuge, aribwo bwihisho. Noneho mwebwe muzasubira inyuma mubaza ngo Nowa tugingurire. Mbega inzara igiye kuzarya abantu, mbega abantu mugiye kuzakobwa, mbega isoni ngo zigiye gukora abapotere. Wowe uraza ukajya muri politiki ukavuga kuri revera, warangiza waje kugambanira abana b'Imana.
urejejwe uri gukanga diveriseri wicukuriye imva kandi imva iragushahura. Kenyera ikote kuko ugiye kuyijyanamo n'abawe, kubera ko washatse kurimbura nawe igihe kirageze Imana ibahorere. Umuntu uzi ko uzi kuri mu kintu utakirimo, Imana igiye kuguhonda. Ndaburira umuyobozi uzi ko yariye ruswa akagambana, reka nkubwire, Imana igiye kuzakoresha abayobozi bene wanyu. Ibyo mwakoze bitahurwe kandi muzabibona. Ibi mvugere guzabyumva, sinige bivugira ku Kabarore kuri YouTube, uzabyumva ku Kabarore byasohoye. Yego, siterabwoba pe, hano ngo ndiko bivugana bya bikabyo. Mwamenye ngo abantuzi ngo bagira gutya ngo baratitira, reka da, reka kandi zindi hano kugira ngo nkwemeze, sindigo bikwemeza abanyirabyo barabitwara. Imana irambwira ngo abantu bibagiwe Imana n'iki Imana yabahamagariye bigira mu byabo, donke bari mu gahuge. Imvura ntago izagwa, yego witureje ngo imvura izagwa, reka mu gihe cya none niko abanyarwanda n'abanyarwandakazi barimo, kandi n'abarundi nabo bashatse basenga, kubera ko nimbabwira ko bagiye kuzajya habi kurenza aho bari, muraza kumbwira ko ndi kubatuka. Ariko njye sindarengura u Rwanda, nta n'uwantumye, ariko mu mwuka ndahazi. Bari mu kaga nibasenge, niba daca bugufi Imana yo gushyira hamwe no guhuza bayishyira imbere, Uburundi burajya mu mwiraro urenze uwo barimo. Cyakora kuko harimo abarundi basenze Imana, mu nyuma gatoya y'umuyaga uzaza, Imana izabaruhura umusonga bamaranye iminsi n'agahinda bamaranye iminsi, babuze aho bakavugira. Isi iri kubaho urwamenya aka kanya, ariko nimuhumure, hari abantu Imana igiye kuzahoza amarira b'abarundi, ariko igiye kuzabanza icisha umweyo mu Burundi n'umukoropesho, kugira ngo mwige kubaha Imana mutayivangavanga. Mu Rwanda rero nta sasu rizaba iyo ntambara bicara bavuga. Mwe nayo yambwiye muri iki gihe, kereka n'imbiri imbere, aho Imana igiye kuzaza muntu evo ku giti cyawe. Ibubona izi numbu ubona zaje kuginira kuri YouTube zivuga ko ari abakozi b'Imana. My dear friend, Imana isekura buhoro ikanoza cyane. Imana isekura buhoro ikanoza cyane. Ntabwo Imana igikorera mu cyokere no mu kigari. Oya, ntaterabwoba Imana igira. Ntabwo nje mbivuze hazabonisha n'abatebutse umunsi w'Uwiteka, niko Bibiliya igivuga. Bawutebutsa gute rero? Bawutebutsa bakora ibibi, bavuga ko Imana idakora, ko nta kintu gikora. Nicyo nababwira rero ngo ni muhamyamu, gereza zizabafungukira. Ariko abera abanyamasengesho ni mube maso musenge, kubera ko iki kirere cy'u Rwanda turimo cyaratatswe, cyarabudikiwe. Umuntu asigaye ajya kwerekwa yabanje gusenga kugira ngo ahunyeze. Harimo ingabo nyinshi z'abadayimoni benshi bamanutse bashaka kugira ngo uru Rwanda turire amarira. Ibi byishimo ubona n'iri terambere, Satani arashaka kuritwikiriza umubabaro n'amaganya ndetse n'agahinda. Nyamara evo si icyo Imana yatugambiriyeho, nta nubwo ari icyo Imana iduteguraho. Ariko nitutaba amaso ngo dusenge, umwiraro uzaza, gusa uzaza kuri buri muntu ku giti cye. Ntabwo ibyubatswe n'iby'Imana yubatse bizagenda nk'uko abandi babikora. Uru Rwanda rurimo amarira y'abantu bashaka ko u Rwanda rurira, ariko batebutse umunsi w'Uwiteka bavuga ko barenganye. Imana yarambwiye ngo nimwitekerezeho.
murebe nimba mutaratanye uko Imana yabagize n'ibyo yababwiye ari byo mukora. Abanyamadini mwigize ko muterekwa, abandi mwigize abahanga. Abanyamadini benshi babaye abanyepolitike, ari politike ntibayishoboye, ari idini ntibarishoboye. Babaye mu cyeragati, zabaye intumbi zibuza binjira kwinjira, ziba n'intumbi zibuza abasohoka gusohoka. Kandi bari kuvuga ko bakorera Imana, bakavuga ko bazi Imana. Munyihanganiye mbivuga uko biri. Terabwoba mwegera muvuga ngo kabaye ngo baragufunga. No, leta sinjije. Hano ngo nikiva kugira ngo nicire inzira ngo ntibamfunge. Oya, ntacyo nakoze gituma bamfunga, ahubwo ndababurira ngo mukizwe. None ayo marira niyakomanga, ariko kuko hari n'abera bari gusenga, Imana ikavuga ngo ndabarengeye. Uru Rwanda rurimo amasengesho y'abakeya babanye n'Imana, ariko iki kirere barashaka ko kibudika, kibemo icuraburindi, tube nk'ayandi mahanga n'ibindi bihugu umwuka w'Imana yakamye muri byo. Kandi Imana irashaka ko twebwe tubitabaza rimurika, tukajya kubwiriza muri Amerika, tukajya kubwiriza kuko bo nta Mana bagifite aka kanya, hanze nta Mana igihari. Natwe twakanyakanyaga, Satani ari kugenda tubana akoresheje icyo bita inyoroshyo. Imana yarambwiye ngo Abanyarwanda ibyaha mwarabyoroheje, abenshi mwarabitoreye tolerance, murabibabarira. Imana yarambwiye ngo buri wese izi aho yamusize, izi n'ibyo yamukoreye, izi naho Imana ibakuye. Ibyaha by'umurengwe muri gukora rero nimwisubireho. Imana ivuga ubutumwa nk'ubu, ishaka ko abantu bakizwa kugira ngo Imana ibaruhure bagirire neza. Ntabwo Imana ibivuga kugira ngo ayo marira ageze. Noneho hakaba n'abandi bari kurira ngo u Rwanda ngo rube mwicuraburindi. Ubwo ndavuga abandi bavuga intambara, sinyihakanye, ariko bitandukanye n'ibyo mutekereza. Imana izasura umuntu ku giti cye, ibi nkubwira uzabibona ku giti cye. Ntabwo umudiho nzumva ari uzumva. Oya, ayo rero nawe akarira aray'uburyarya. Kandi nkubwire ko imbuga zimwe zigiye gufungwa. Hari imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru bigiye kuzafungwa ku YouTube, uzabyumva kandi uzabibona. Umuhanga nashaka Imana, Nowa yumvira Imana ihoraho. Imana birangira tugira inama yo kugira ngo twige kumvira, dushaka ubwihisho. Kuko hari abandi bari kurega ngo Mana wadutabaye, imfubyi zirimo zirataka, kandi nta muntu zifite uri kuzivuganira, n'abapfakazi, n'abashonje, n'abarenganijwe. Kubera ko umwami w'abami ari we rero ubizi, niwe wenyine ugiye kubaruhura. Umuhanga rero niyibariza inkuge, nuko Imana yantumye ngarukiyaho. Adrien urakoze. Uti umuhanga niyibariza inkuge, kandi nyuma y'ubwo butumwa ntacyo twongeraho. Oya, kihe? Abandi banyarukiye ku Musaruzi TV niho basanga ubutumwa bwa umunsi ku munsi. Yego. Wifuza kukuvugisha nimero zawe ndazipiningaho nk'ibisanzwe. Yego. Yakuvugisha. Kadusenge. Yego. Mwami Yesu, umuntu wese umvise ubutumwa muzugigire kandi umusure, umubere Imana kandi umugenzura, umuhe kugira ngo yiyiteho, atunganye ubugingo bwe ndetse n'umubiri we, kugira ngo ibyo Imana igambirira bibe. Buri wese umuhe kwezwa kandi kugira ngo akire mu izina rya Yesu. Amen.